Ibi ngibi byo byamaze gufata indi ntera ariko abantu benshi ntibamenye ko byamaze kurangira. Ku ruhande rw'abafana bazi ko hakiri amakimbirane akomeye cyane hagati ya Bruce Melodie na The Ben, ariko se uramutse ubonye iyi video ndi kukwereka wavuga ngo aba bagabo n'abanzi nk'uko abantu benshi bakunda kubitekereza. Ariko se kandi nanone abantu b'abanzi bafata gute umwanzuro wo gukorana igitaramo? Nanone kandi se ni gute abanzi bafata umwanzuro wo kuvuga ngo tugiye gukora ikintu gikomeye cyane, twifatiye umwanzuro giti cyacu tujye kwibuka abacu basize jenoside mu 1994. Nibibazo rero abantu bakomeza kwibaza, ariko muri kano kanya ibintu ngiye kukubwira rero nagira ngo ubigende mu gace kubera ko nibwo biragufasha gusobanukirwa ikiri kujya mbere. Akenshi cyane twagiye tubona aba bagabo badacana uwaka bitewe n'ikimbirane cyangwa se amakimbirane yatangiye muri 2017 ubwo umuhanzi bita The Ben yakoraga amakosa akomeye cyane, n'ubu ngubu navuga ko akicuza ubwo yaje gutuma umuhanzi bita Bruce Melodie agenda babaye kubwo kumwima collabo ngari gukina game cyangwa se PlayStation. Ibintu byabaje Bruce Melodie kugeza n'umusi turiho akakanya bikaba bikimushengura, nubwo hari ikindi kintu kirimo hagati aho ngaho cya kugira ngo tuvugeho. Mu minsi yashize nibwo twabonye aba bagabo ko ari babiri bakora press conference, ubwo bahuraga rero ubona ko ari ibintu byateguwe cyane, bari kwitegura igitaramo kizaba ku itariki ya mbere, bwo nyine cyari kizaba ku itariki ya mbere z'uyu mwaka turimo. Ubwo ngubwo rero nibwo twaje kubona bahura bagahura kuri stage bwa mbere mu mateka, barangiza bakavuga ibintu bigiye bitandukanye, ariko muri ibyo byose ntihari hakaje ikintu gikomeye cyane cya kugira ngo dutindeho. Ariko noneho mbere gatoya nibwo twaje kubona muri icyo gitaramo cyangwa se muri ibyo birori byari byabaye, reka mbyite ibirori, nibwo twaje kubona aba bahanzi basabwa kugira ngo bahoberane, ariko bikabanza kuba intambara. Nyuma yabyo rero nibwo twaje kubona uwo bita The Ben avuze atereka muhobera, ariko akaza gukurura Bruce Melodie mu buryo butari bwiza. Byaje kuvamo n'ikindi kintu kivuga ngo yamukuriye ngo ashaka kumwumvisha ko afite imbaraga zimurenze. Ibyo ngibyo tube tubiretseho gatoya, ahubwo twihutire ku nkuru ikomeye cyane. Ubwo twese tuza ku itariki ya mbere turavuga tuti abenshi twaravuga ngo iki gitaramo ntabwo kizaba, tuvuga n'ibintu byinshi bigiye bitandukanye, ariko byaje kugera nyuma tubona igitaramo kirabaye. Nubwo abafana ba The Ben bagiye bavuga bati Bruce Melodie yakoze amakosa kuba yasize The Ben mu gitaramo, ngo ntabwo ari ibintu byiza, ngo kuko ngo bari bashaka kugira ngo bakorane ibintu byiza, ari abantu bakoranye neza. Ariko inyuma yabyo nibwo twaje kubona nabwo abafana ba Bruce Melodie bitaranga, ndetse bagenda ku mbuga nkoranyambaga bavuga bati ibyo twavuze koko twabikoze, umuhanzi bita The Ben twamaze kumukubita akanyafu kunda. Ibyo ngibyo rero niko byageze. Ariko noneho no ku munsi w'ejo twabonye amashusho agaragaza umubano mwiza uri hagati y'umuhanzi bita The Ben ndetse na Bruce Melodie. Ibintu byashimishije abatari bake, abantu bakibaza bati ese aba bagabo uko ari babiri baba babanye neza cyangwa ntabwo babanye neza, ni kugira ngo biyererutse. Ikindi kandi ari n'andi makuru yagiye asohoka avuga ko aba bagabo uko ari babiri bafite ibitaramo bizaba mu kwezi kwa karindwi cyangwa se muri sama, dore ko Bruce Melodie yavuze ngo ni mu kwa karindwi cyangwa mu kwa gatandatu, kubera ko aracyashidikanya nyuma yuko bakoreye igitaramo muri Big Arena bagikoreye mu mujyi wa Kigali, bagomba no kujya mu ntara zigera kuri enye z'igihugu cy'u Rwanda, naho bagataramira abantu bagiye batandukanye. Nyuma y'ibyo rero nibwo nakubwiraga ngo haje kuba ikintu gikomeye cyane, ubwo umuhanzi bita Bruce Melodie yashyiraga afishe hanze ivuga ko bafite igitaramo, maze umuhanzi bita The Ben nawe akishyura Bruce Melodie, ubwo nawe yavugaga ngo ni fake news, ntabwo aya makuru ari aya nyayo, bishimangira nyine ko amwishyuye cyangwa se amwihoreyeho bitewe n'ibyo yari yamukoreye, amusiga muri Big Arena wenyine, kugeza aho The Ben yaje guhura n'agahinda gakomeye cyane, ubwo yabwiraga abantu ati ntimusohoke rwose, niba ukuri Imana ntusohoke, kubera ko byari byamubabaje cyane ndetse byari ibintu bitari byiza. Aba bagabo uko ari babiri rero abenshi bakunda kwibaza bati umubano wabo umeze ute? Gusa icyo nakubwira cyo ni kimwe gusa, aba bagabo baba bigiza nkana cyangwa se ibyo bakora byose ni ukugira ngo showbiz ikomeze iryohe. Ndaje gato yamite nkubwira n'ikindi kintu cyihishe inyuma cyuko aba bagabo bari guhuza, no kugira ngo batake iyo bita Tanzania, nibarangiza bayikegete bayiturutse hasi, maze bayifate, maze igihugu
igihugu cy'u Rwanda kigira abahanzi bakomeye mu karere ka Afrika, ndetse biba ari ibintu birenze cyane kubona bahigitse ba Diamond cyangwa se bari muri competition na ba Diamond babashyize hasi mu buryo nyine bwo gufatanya, kubera ko babonye ko audience yo mu Rwanda ari ntoya, ni kuvuga ngo dufite population iri hasi na dufite abaturage miliyoni 14, ndetse ugasanga muri Tanzania bafite miliyoni 72 z'abaturage. Ari nayo mpamvu bashaka kugira ngo binjire muri showbiz yo muri Tanzania bayifate. Niyo mpamvu nabwo mu kanya ndaza nkubwira andi makuru mashya kuri The Ben ndetse na Diamond Platnumz, ibintu biri buze kugutungura cyane. Hanyuma aba bagabo gutya muri kubabona muri iyi minsi nta yindi mpamvu, nta yindi target bafite target imwe gusa yo kugira ngo bafate umuziki nyarwanda bawugeze hejuru. Ntabwo ibintu by'amakimbirane bigihari, ibyo byantuza byo kuvuga ngo bakoze indirimbo zisebanye. ziriya ndirimbo hari n'amakuru avuga ko bazanditse bari kumwe, bari ibintu bapanze bahana ibitekerezo. Niyo makuru abantu bagiye bavuga nyuma, bavuze ko umuhanzi bita Bruce Melodie yakoze Munyakazi, maze nyuma akagaragaza ko nyine yatayemo uwo bita The Ben, maze The Ben akavuga ati hariya wantayemo, maze byagera nyuma umuhanzi bita The Ben akongera akabwira Bruce Melodie ati hano nongeye kugutamo birenze cyane. Ari nabwo twabonye ziriya ndirimbo zigera kuri 2, abantu bakavuga bati ngo nta makimbirane. None se abantu bakoranye ziriya ndirimbo ni gute bagiye mu gitaramo baradukina cyane, nubwo hazamo nta bushuti bwinshi buhari uvuge ngo wenda bafite ubushuti busanzwe wenda ngo bakora n'ibindi bintu, ariko niba wanabonye na kavideo gatangira ubona ko ari abantu bishimanye. Ntabwo buriya umuhanzi bita Bruce Melodie ntabwo ari umuntu ubeshya, yagaragaza ukuri. Niba atagukunze ntabwo agukunze, niba agukunze aragukunze kandi arabikwereka. Rero niba byaragaragaye kuriya ni ikimenyetso kigaragaza ko aba bagabo bafitanye ubushuti bw'ibanga. Ariko noneho ngewe hano mfite ubwoba, hano mfite ubwoba mbisubiyemo, hano mfite ubwoba bw'ibyo aba bagabo bagiye gukora, bw'ibyo abagabo bagiye gukorera umuziki nyarwanda, uburyo tugiye gutera imbere mu buryo natwe bigiye kudutungura bitewe n'iyi collaboration idasanzwe bari gukora. Ndetse hari n'andi makuru akomeye cyane ugomba kumenya kandi ugategera amatwi. Mu kwezi kwa gatandatu cyangwa se kwa karindwi igihe kiriya gitaramo cyitwa Country Tour kizaba, igitaramo aho bazagira hariya i Rubavu, ibizabera i Rubavu mw'abantu mwe ndabibateguje. Mbivuza aka kanya kuri iyi tariki ibintu bizabera mu karere ka Rubavu, ubwo Diamond Platnumz azaba ari i Rubavu, ubwo The Ben azaba ari i Rubavu, ndetse na Bruce Melodie bari i Rubavu. Ibintu bazakora Diamond mw'abantu mwe ndabibateguje cyane, kubera ko ni ibintu nyine Diamond yigira umuntu wiyemera kuri ba Bruce Melodie na ba The Ben akabagora cyane. Ariko kuri iyi nshuro ndabizi neza bazamukubita nawe, bamukubita inshuro abone ko umuziki nyarwanda atari wo gutobanga cyangwa se gufata nka hari abantu baciriritse. Ni ibintu rero wagenda ubona nawe gake gake. Ndetse muri kano kanya navuga ko ibintu biri kuvugwa cyane ni uburyo abo bahanzi bakora collaboratinze bakajya kwifatanya n'abanyarwanda kwibuka abacu bazize jenoside mu 1994. Ibintu byashimishije abatari bake, nubwo hari benshi bagendaga babinenga bavuga bati bajyanye barangije ngo bitwaza imitaka. Nubwo imitaka twaje kumenya nyuma ko iriya mitaka ari iyo ku rwibutso babahaye, kubera ko ni serivisi nyine babahaye bisanzwe. Ndetse banavuga ko abantu bavuga ko ngo bajyanye abanyamakuru n'ibiki byose. Bruce Melodie nawe yaje kubisobanura nyuma avuga ngo biriya ngo byari kugira ngo nyine bere ku rubyiruko ko ari inshingano zabo kugenda bakajya kwiga ku mateka yacu yabaye. Ndetse bigashimangira n'ibyo Mutesi Jolly yari yaravuze mbere, avuga ngo abantu bagomba kwiga amateka y'u Rwanda, urubyiruko rugomba kwiga amateka y'u Rwanda kugira ngo bazamenye ibyo basubiza babantu nyine b'inyangarwanda. Ndetse ari n'umunyamakuru nyine wabizamuye iryo tiku, nawe reka ryite tiku mu kuntu, kubera ko byakomeje kuba skandale, nawe byaje kumukomerana. Gusa ni ibintu byashimishije benshi bavuga bati iyi collaboration irakenewe cyane. Kubona aba bagabo batangiye gukorana ibintu nk'ibi ngibi tukiri muri 2026 bakiri batoya mu muziki, bivuze ko nihashira imyaka myinshi bazaba barakoze ikintu gikomeye cyane. Gusa ubushuti bwo nabukwizeza rwose, nakubwira ko abagabo bafite ubushuti. Ariko kubafanaho ntuze kubabwira ngo ubushuti 001 one of a kind ni one of a kind. Ntabwo wavanga amasaka n'amasakaramentu, ibyo byo ni ibintu bidashoboka. Ndetse Bruce Melodie nta nubwo ahwema gutebya avuga ngo mu kwezi kwa karindwi cyangwa se mu kwezi kwa gatandatu ubwo Country Tour izaba iri kuba, yiteguye gukubita akanyafu kunda umuhanzi bita The
Ben ngo nkuko yabivuze nyine kwa Godfather mu minsi yashize ubwo yajyaga live ndetse yanashyizeho na video ari ibintu bigaragara ibintu byatunguye abatari bakeya bavuga bati twe tuzi ko ibyo bintu byarangiye ariko biracyakomeje nubwo bwa mbere mu mateka twabonye ifoto Bruce Melodie yapostinze cyangwa se amafoto agiye atandukanye ari kumwe na The Ben bwa mbere mu mateka nibwo twari tubibonye kubera ko n'igihe bakoze press conference ntabwo bigeze bapostingana ahubwo buri wese yapostinze ye ntiyagaragaza collaboration mu buryo nyine bugaragara nkuko ku munsi w'ejo twaje kubibona mu gikorwa nyine cyo kwibuka uburyo bari babikoze ni ibintu byiza cyane rero reka ngushimire ngubwira ngo wakoze kubana nanje ibi byose ahantu bisanzwe ni kuri Mega TV Rwanda ariko nyaboneka mu kanya gato ndaje nguhereza amakuru ya Diamond ndetse na The Ben biri buze kugutungura cyane ahubwo Bruce Melodie ari kuvuga ngo baramukubita nako ngo ngashaka gukubita kanyafu kunda umuhanzi bita The Ben ariko The Ben ahubwo na Diamond Platnumz ibintu bigiye gukora Melodie hariya ndaje mu kanya nguhereza ayo makuru ariko nabwo ntibibagire gukanda subscribe like share na comment naho butaha ese wowe ubundi urabibona uti bibi naho butaha reka tugaruke mu kanya.